Yes, Uwiteka nashyirwe hejuru, izina ry'umwami wacu Yesu Kristo nirihimbazwe. Nk'ibisanzwe ni Psalm 32 bivuze ngo Psalm tangira ukore. Ni wowe ubwirwa nawe unteze amatwi, tangira ukora icyo ugomba kubukora, tangira ubane n'abantu bose mu mahoro, kuko uyu munsi nahawe ejo sahawe. Ibikorwa byose dukora uko waba uri gikomerezwa kose bigira iherezo, kandi uko tubanye n'abantu hano ku isi, uko twitwara bitegura ubundi buzima tuzabamo. Nuko twabyizeye, nuko twabyiringiye, nuko imyemerere yacu ihagaze. Imbere ya laptop cyangwa se ya screen yawe uri kureba neza cyane ifoto igaragaza ugutwi, uburyo bagusukura. Kubera iki nkoze iki kiganiro? Ugutwi ubusanzwe ni igice giherereye ku mutwe, kandi natwe mission yacu twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kubaho twishimye kugira ngo turwanye impfu z'abiyahura n'abiyahuza ibiyobyabwenge. Ntabwo waba wishimye rero ufite uburwayi. Ni niyo mpamvu ducishamo tukagenda iyo twabishobojwe, Nyagasani yabyemeye, tugasura abarwayi hirya no hino n'abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Ni ukwita ku buzima bwo mu mutwe nyine tu. Niyo mitekerereze yo kwegera abantu bagiye bababaye ariko ntabwo twaheranwa n'agahinda, tubicisha mu bugeni, inganzo, umuco na siporo, kugira turebe ni gute twabaho twishimye n'ubwo ibyago n'amakuba muri ino si bitazashira. Ariko dufite umwami Yesu Kristo, dufite byose. Umuririmbyi yaraturira tubwe umwami Imana nkunda ndamahoro. Nanjye maze iminsi mfite ikibazo cy'ugutwi. Ugutwi kwagize gutya, nabanje kubirota, ndota nk'ubukuru ugutwa bwabaye bwinshi mbukuramo. Maze kubukuramo sasa nicuye mu nzozi, nese mbona maze kubukuramo, niricuye ngo mbibwire madamu, nsanga ugutwi kwamaze gupfuka, ntago ndi kumva, gutwi kumwe kw'iburyo. Kenshi nawe ujya wibaza ngo ni gute ugutwi bagusukura. Bamwe barakubwira ngo tije koto, kandi tije koto ntago zemewe, burya zishobora kukwicira ugutwi. Ntago tije koto zakuramo ubukuru ugutwa pe, kandi n'ubukuru ugutwa banza umenye ngo ntago ari bubi. Cyokora hari igihe buba bwinshi bukistoka bugakora ikibumbe. Icyo kibumbe kitava mu gutwi utabashije kuhoza, kikagenda kigafunga umuyoboro ujyana ku ngoma z'amatwi yawe, kuko ni nazo zituma wumva. Ariko ubukuru ugutwa bufite akamaro kanini. Akamaro k'ubukuru ugutwa gafata ubusimba bushobora kuba bwajya mu gutwi. Akamaro k'ubukuru ugutwa karinda amazi kandi kuba yagenda agasesera nanone mu gutwi mo imbere. Akamaro k'ubukuru ugutwa karinda ivumbi. Ubukuru ugutwa ntago ari bubi. Iyo ufata tije koto rero ugahanagura mu gutwi kwawe, burya ni byiza ntukajye uyikoresha ngo winjizamo cyane. Ni uguhanagura inyuma hafi cyane, hafi ushobora no kubonesha amaso, kugira ngo ugire umurimbo w'inyuma gusa, ariko mo imbere ntago. Niyo usunitse yo uri gusunika yo gukura ugutwa. Ushaka kwibaza ngo ugutwi bakoza gute sasa? Hari umuti bakoresha bari gukoza ubukuru ugutwa, bawita Celilix, ngira ngo urabona kuri screen yawe. Hari n'undi ku ba specialiste bashinzwe kukwita ku gutwi. Uwo muti rero w'igitonyanga ushobora gukoresha mu minsi nk'itatu cyangwa se 2, ushyira mu gutwi kwawe kugira ngo ugende woroshye bwa bukuru ugutwa bwamaze kuba ikibumbe nk'icyo ngicyo uri kureba. Wagikuramo gute? Watukoresha tije koto, ko yukomeje kwikoresha ahubwo uba uri kwica n'ugutwi kwawe. Uyu muti umaze koroshya cya kibumbe cy'ubukuru ugutwa bwamaze kuba bwinshi, ukoresha nanone amazi y'akazuyazi ashyushye, atatwika umubiri. Warangiza ugafata selenge, ngira ngo urabona kuri screen. Wafata selenge ukajya ufata ya mazi y'akazuyazi ugapusa, ukubita mu gutwi uko wa muti wamaze koroshya cya kibumbi kigeraho kigasohoka uko cyamaze koroha. Niba ugutwi kwafunze kurafunguka ukabyumva. Niba ufite amakenga cyangwa se utabimenyera, utari no kubyumva neza, ni byiza kwegera abaganga babyize bakagufasha, bakakogereza mu gutwi. Byaje gukunda ugutwi kwanjye gusubira kuri gahunda.
ariko muvandimwe utazi umwanzi asiga umubiri. Nubona abababaye jya ubasengera ubasabire. Niba ufite ubuzima bumeze neza uzajya ushima Imana uvuga ati ndaguhimbaje kuko ukimpagazeho, kuko mfite ubuzima. Ufite ubuzima nibwo bukungu, nibwo bukire. Ndashima Imana kuko ugutwi kwanjye kongeye kugasubira kuri gahunda. Imana ikomeze ibarinde, tuzasubira. Niyo mpamvu muri iyi minsi nari maze iminsi icecetse, ntabwo naretse umuhamagaro kuko umuhamagaro ntiwahagarika, ariko intambara ziba zihari, ariko ntibyanatuza kubazirikana. Mwebwe mwakoze subscribe, Imana ibarinde ikomeze bagwizeho ibyiza. Tuzasubira nakagaruka. Nawe niba utarakanda subscribe ukandeho, udushyigikire ujye sharing ibiganiro byacu ntacyo biba bitwaye. Imana ikomeze ibarinde, twita ku buzima bw'umutwe duharanira ko twishimye kugira ngo turwanye ifu z'abiyahura n'abiyabuzi b'ubwenge. Amahoro n'imigisha bya Nyagasani ikomeze kubana namwe. Ni Sam Star mwavuganaga, tuzasubira. Imana ibarinde. Cyitonderwa uburyo twavuze bwo koza amatwi ukoresheje seleng n'amazi ashyushye akazuyaza. Ntabwo wemerewe kuwukoresha igihe ufite infection mu matwi, harimo igisebe se, harimo ubundi burwayi, umuhaha n'ibindi. Egera abadogiteri.